Rwanda kimwe no hirya no hino ku isi ikoranabuhanga rigenda ryiyongera ndetse kandi ni nako ibyuma bishaje bibikomokaho nabyo byiyongera kurushaho buri munsi. Telefone, mudasobwa, televiziyo n'ibindi bikoresho iyo bishaje bihinduka umutekano muke ku bantu no kubidukikije, akenshi bitagaragarira amaso. Ni imyanda y'ibikoresho by'ikoranabuhanga bishaje, e-waste. Ni imyanda ifite uburozi buri muri dimercury, cadmium n'ibindi binyabutabire bishobora kwangiza ubuzima bw'abantu, ubutaka, ibinyabuzima, ibidukikije ndetse kandi n'ubuhinzi butunze benshi. Ariko kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko hari n'ukuntu ibi byitwa nk'ibyago kuri twe n'ibidukikije byabera abaturage amahirwe y'akazi n'ubukungu. Dukora repairing ya telefone zapfuye, pasi, keto, computer n'ibindi bikoresho bya electronique bitandukanye. Biragufasha mu bisanzwe? Ibyapfuye turabitoranya icyo twita purakete, hari abantu baza kubigura bisanzwe muri scrap, noneho aya housing yandi yatejegunya mu myanda isanzwe muri bishingwe bitwarwa n'akarere. Nta wigeze adusanga tubwira uko twabikora, ariko wenda nawe bitekereje nk'imyanda ya electronique kubivangwa n'ibindi bintu bishobora kuba byagira ingaruka. Hari igikwiye gukorwa se kugira ngo amfane hashyiho ibyihariye. Bishoboka badushakira twajya tubishira kugira ngo bireke kwangiriza ikirere cyangwa se n'abandi bantu bakora nko mu myanda. Kuko urugero nk'ibi birahuri biba byamenetse, iyo ubishizemo baraba bayora imyanda gishobora kuba cyamwangiriza nk'intoki, ibintu nk'ibyo. Iyo byuzuye umuntu abishyira mu boro kabugenewe nyine ka cycle bin, akabiha imodoka ikabitwara ikajya ibijyana aho byabugenewe. Bo bafite aho bajyana imyanda nyine. Icyo shinzwe no gushyira muri ka cycle bin kanjye, abishyira bantu batwara imyanda, imodoka ikabijyana. Nta handi se wenda tubwe nk'ahantu imbere ku muryango mu gushyira? Oya, ku muryango ahubwo nawe urahakubura neza nyine kugira ngo ube ahantu hatunganye hafite isuku. Nase wenda nta buryo kiba babwira bati wenda dukwiye kubigenza gutya na gutya, kubishyira aha ngaha tukabitegura tubijyana. Bo baraza tukabaha ku karasa kabine nyine karimo imyanda y'ibyavuyemo mu matelefone cyangwa mu mateleviziyo bitagikoreshwa nyine, tukabaha imyanda bakayijyana, hanyuma natwe tukishyura ku kwezi 2,000. Abakora ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa se electronics ni bamwe mu bahura bwa mbere n'ibibazo by'imyanda, ariko niyo nabo bafite ubumenyi bwo kuyikoraho. Nubwo abantu biyumvisha ko ibi byuma by'ikoranabuhanga bishaje biba byarabaye imyanda, ariko kandi ibindi bikaba byasanwa bikaba byakomeza gukora, ndetse akaba ari na bamwe biyumvisha ko babibika mu nzu zabo bitewe n'uko byashaje mbese bitagikora, byamara gusaza cyane bakaba babijugunya mu myanda habugenewe. Ariko kuri nuko ibi bikoresho by'ikoranabuhanga byifitemo uburozi bwangiza ubuzima mu buryo bwihishe. Imyanda y'ibikoresho by'ikoranabuhanga e-waste ikubiyemo ibyuma bikomeye. Igihe bitwitswe, bisandaye cyangwa se byatose mbese byanyagiriwe ahantu runaka n'imvura, bitanga imyuka n'amazi y'uburozi, ibi bizwi nka acid rain. Ibi bikagira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu n'ibidukikije muri rusange. Ibi birasobanurwa na Uwishema Yvette, impuguke mu bijyanye no gukusanya imyanda no kurengera ibidukikije. Uvango muri bya bikoresho dukoresha habamo amaelema ari toxic, nk'urugero nka za mercure, marine, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nuvuga uko nabivuze, hari uburozi buturukamo. Iyo bivanze na ya myanda yindi isanzwe dushobora gukoresha nk'amafumbire, urumva ko nabyo bitabyangiriza. Icya mbere ubundi niyo ugifite biranabujijwe kuba wafata ngo reka televiziyo ngo nyisenye ngo nkuremo ibintu nshaka, ngo reka ngo ndebe ngo wenda ngo nakuramo iki kintu, kuko ntabwo ubuzi level y'uburozi aho uko bungana burimo. Hirya no hino mu baturage uzasanga abaturage batwika batiri cyangwa se ibice bya mudasobwa ngo babone ibyuma cyangwa se ibyo bidakunze kwita injyamani. Ibi wenda babikora bumva ko nta kibazo, ariko buriya uko babikora baba bashyira ubuzima bwabo mu kaga
bo ubwabo cyangwa se n'abaturiye aho ngaho barimo kugenda bakorera ibyo bikorwa. Mu by'ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ngo bigira ingaruka cyane cyane mu bana n'abagore, nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryabigaragaje. Iri shami rikomeza rivuga ko bigira ingaruka ku bijyanye n'ubuhumekero cyangwa se bikaba byaviramo abantu kurwara indwara zitandukanye zirimo kanseri. Hari ihumanya aribyo twita pollution, yaba ku butaka, ku mazi, ndetse hakaba ni toxic chemicals agenda yanduza ashobora gutera indwara zitandukanye cyane cyane iz'ubuhumekero. Ku bijyanye n'ubuhinzi ni uko muri kwangiza ubutaka, ibihingwa duhinga nuko bisa nk'aho bikaba byakwangirika, tukaba twarya uburozi bitewe n'iyo electronic waste aba yaboneka. Uko tutabikusanyije neza bigenda byangiza. Muri make, ibi byuma by'ikoranabuhanga bishaje tubona bigira ingaruka zikomeye cyane. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryagaragaje ko ku rwego rw'isi buri mwaka habarurwa toni zisaga miliyoni 62 z'imyanda ikomoka ku bikoresho by'ikoranabuhanga bishaje, ndetse nibura 22.3% nibyo bijya habugenewe, bityo bikabyazwa umusaruro uko bikwiye. Mu Rwanda ho habarurwa toni ziri hagati y'ibihumbi 10 ndetse na 20 z'imyanda buri mwaka, ariko igice kinini nikijyanwa habugenewe. Aha niho impuguke zihera zivuga ko hakwiye kunozwa ingamba zirimo kureba uburyo bunoze bwo kubungabunga bene iyi myanda y'ibikoresho by'ikoranabuhanga, nk'uko bisobanurwa na Ushema Yvette. Bigenda bigira ingaruka mu buryo bugiye butandukanye, cyane cyane hari ihumanya aribyo twita pollution, yaba ku butaka, ku mazi, ndetse hakaba ni toxic chemicals agenda yanduza ashobora gutera indwara zitandukanye cyane cyane iz'ubuhumekero. Ikindi ku bijyanye n'ubuhinzi ni uko muri kwangiza ubutaka, ibihingwa duhinga nuko bisa nk'aho biratransmeta bikaba byakwangirika, tukaba twarya uburozi bitewe n'iyo electronic waste aba yaboneka. Bivuga ngo muri bya bikoresho dukoresha habamo elema ari toxic, nk'urugero nka za mercure, malide, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo uko tutabikusanyije neza bigenda byangiza. Ikindi ni uko hari n'uburyo twanabikoresha mu bundi buryo nk'ibyo twita recycle. Ushobora kuba utagikoresha ikintu ariko ukaba wagihinduramo ikindi gikoresho, cyangwa ukagiha undi muntu akaba yagikoresha kugira ngo ugitakaze. Muri make ni ibyo ngibyo mbinyuzemo mu kanya gatoya. Abahanga mu bidukikije kandi bavuze ko ibyuma by'ikoranabuhanga byifitemo ibinyabutabire nka ridi ikomoka muri za mudasobwa, televiziyo na batiri, iyo bigeze mu butaka bishobora kwinjira mu mazi abantu bakoresha bikaba byayahumanya. Uburozi buva muri ibi bikoresho by'ikoranabuhanga bishaje e-waste bushobora kujya mu butaka no mu mazi mu bice by'ubuhinzi, bityo bikagira ingaruka zikomeye ku musaruro. Ibi byerekana ko iterambere ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga byongera bishobora kongera imyanda igira ingaruka mu buryo bw'igihe kirekire. Uvuga ngo kubitaba kuko ntago tuba tuzi ngo harimo izihenema cyangwa harimo uburozi bungana gute. Ni ukuvuga ngo icya mbere ubundi niyo ugifite biranabujijwe kuba wafata ngo reka televiziyo ngo nyisenye ngo nkuremo ibintu nshaka, ngo reka ngo ndebe ngo wenda ngo nakuramo iki kintu, kuko ntabwo ubuzi level y'uburozi aho uko bungana burimo. Ngo bibike ubihe ababishinzwe bano badufasha gukusanya imyanda, abo nibo bonyine bashobora kuvuga ngo uburozi burimo bungana gutya, bakaba babikuramo ibindi bintu cyangwa bakabihondorenga mu bundi buryo. Naho wowe nk'umuntu nkanjye nk'undi muturage wese birabujijwe, nta nubwo byemewe kuba wabica mu mirima cyangwa ahandi hantu
hasanzwe. Okay, uko bikwiye gukora, icya mbere niba ari nk'ibikoresho biri elegitoronike ufite, ni uko mu mbere y'uko ubikusanya wenda mu gihe utakibikoresha ni ukubitandukanya, bavuga ngo ni televiziyo, ni amatelefone, ni mbese bya bintu byose biri elegitoronike, ukabanza ukabitandukanya. Ikindi ni uko ugomba guhitamo uburyo bwo kubikusanya, ukavuga ngo wenda hari uburyo mu Rwanda buhari, amakampani yagiye ashingwa iyo abantu babikenera, bavuga ati iyo bahari urabahamagara uvuga ati njye mfite iki gikoresho iki n'iki nakibaha, cyangwa tukabona bitakoroheye ukagira uburyo ubibika ukwabyo, ntimubivange n'indi myanda igiye itandukanye nk'ibyo dukoresha mu rugo bituruka mu ngo, ubishyira ukwabyo, babandi baza kubitwara nabo baba babibona bakabitwara ukwabo. Nk'uko nabivuze, hari uburozi buturukamo, iyo bivanze na ya myanda yindi isanzwe dushobora gukoresha nk'amafumbire, bumva ko nabyo bitabyangiriza. Nubwo ingaruka ari nyinshi ariko ibisubizo birahari. Bimwe byaratangiye mu Rwanda ariko ntibirasakara hose. Nubwo bimeze bityo ariko kandi hari amahirwe ibi bikoresho by'ikoranabuhanga byabyazwamo umusaruro mu gihe hongera ubumenyi mu baturage ku bijyanye no kubicunga, bityo bikongera akazi mu baturage cyangwa se kongera ibyuma bikoreshwa mu nganda ndetse bigatanga inyungu ku bukungu, ibi bizwi nka circular economy. Imyanda y'ibikoresho by'ikoranabuhanga e-waste ni ikibazo cyacu twese. Iyo tuyita mu kajagari tuba ubwacu turimo kwikorera uburozi, gusa iyo tuyigenzuye neza itubera umutungo. U Rwanda ruracyafite amahirwe yo kuhitamo neza inzira nyayo. e-waste, turengera ubuzima, turengera ibidukikije, turengera ubuhinzi. Ndabashimiye.